ariko Karita ubuye umugabo wawe Rawu acunga naragiye mushubati kuvugura inzu ngiye kwimukiramo azamvugerera urugo narangiza azambaniriza umugore rekera kuntera isesemi nundi munsi ariko ubwo ibyo nakubwira urabyumvise ibyo siri kumbwira wakicaye nkaguha ibimenyetso bifatika ibimenyetso kandi biri bugutungure turebye ibimenyetso uri kuvuga icara gato nkwereke ariko njye ntabwo mvugisha ukuri iyi ntabwo ari sheke umugabo wayasinyiye maze kumufatira ejo n'umugore wanjye iyi si inyandiko twagiranye amaze kwemera ko yankoreye icyaha cy'indengakamere mpereza ibintu byanjye mwese muri kimwe uri senge birandeba hiki ngo bikureba hiki we none se isoma hano witonze aha handitse ngo iki uretse tonde muri aya masezerano ntabwo ubona ko handitsemo n'umugore wa Rawuru Ukaritasi yatwara gusinyiye iyi sinyatiri igaragaza ko ari wowe wabisinye uhari nubwo wabihakana ninjya kubatanga kuri banki mwese bazabafata babashoreranye kuko ikibazo mugihuriyeho cyangwa se uhitemo tubihuze n'amezi miliyoni 18 tuzibarire imyaka nzamaramo nirangira mbasubiza inzu yanyu yego Kigali si Kigoma miliyoni 18 nzayibamo kugeza nshaje shoka rasoni fata shogoshora genda sinyigushaka hano arararara ubusa byazavugwa heko nyine inzu yateye umugore umupanga inda umugabo warebera ntagira icyo akora umva ntaho najya burya si buno byose ni wabiteye none ubonye ingaruka zitangiye kuza ugiye kwigira umusazi funga kinwa twe twavuganye ko Rawuru tumufatana rwagakoco ntago twavuganye ngo ugende umbanikira amaguru wasanga waragiye inama we na Rawuru kugira ngo ubone ukunyirukana ndiwe Rawuru namukuye mu nzu asinziriye tugeze mu cyumba nyuma y'akanya gato byose mbona birahindutse urumva nari kubigenza nte ngaho ibeshi nkoreho uriye ko nagutanga kuri ribu nkababwira byose amanyangawe n'ubwesikoro bwawe ngaho ibeshi se nkoreho uriye ngo baragufunga bakagukanira ugaheramo urumva nkasigara muri iyi nzu jyenyine nkayibanamo na Rawuru n'ubundi n'izabo Rawuru sinshaka kubona ikintu cyawe kimwe mu nzu ugisi wa mutungo wazanye akira usubizeyo akira akose Karita ubu ni watuza tukaza kuganira ukamenya nuko byose byagenze ntuza ibiki subira aho umaze iminsi uba sangaga uri umujya gusangira umugore we ibindi bireke ese ubundi Ines wari warateye inda we ari hehe rekera aho kumvanga wimbyukiriza kamere utisama wasandaye ngaho za sheke wagiye usinya ngaho gusangira umugore na Gahuru ngaho ibintu bidafututse wagiye ujyamo umenya ko uri umwinjira byaba byiza aho ugiye
ubwo gihe no kugira nyakunda kunturira mu ndumwinjira nagiye kuza tutabivuganye napfuye kwitiranza muri iyi nzu. Nakubwiye ko uri umwinjira afata akira dore nakawazanye isi wo mutongo ugira kutawufata so yumva bivuzwe byose kutawufata akira ako se shit ubu ntabwo watuza tukaza kuganira ukamenya nuko ibintu byose byagenze. Ntuzi ibiki subiraho maze imisuba sanga Gahuru mujye gusangira umugore we. Iyi ni inzu yanjye indi kwayiguranye nk'umugore wa Gahuru uzi nuko yubatswe hari itafari washyizeho dore umutungo wazanye ndari nguyu ndakubeshyeye akira nta nubwo ndi kukwinginga waje ubebera ni nako nkwirukanye. umva nkubwire mata ibyo dupfa n'umugore ntabwo ari byo kuvuga ahubwo wowe mfasha nk'umukuru w'umudugudu unkemurira ikibazo. Uriya mugore ijoro ntandarire mu nzu sinyikeneye kumubona mu maso yanjye. Umva Gahuru rero uretse ko ibyo bitari no mu nshingano zanjye ntabwo umuyobozi w'umudugudu afite uburenganzira bwo gutandukanya umugabo n'umugore basezeranye mu mategeko, ariko nk'umugabo mugenzi wawe nakugira inama mu buryo busanzwe. Ikindi kandi kwirukana umugore ntabwo ari wo muti. Umva nawe ubwo se uramufashije iki? Rahuru nkuko nabikubwiye nkumva ntushaka kubyumva noneho byankomeranye wa munsi wasize unteye inda none Gahuru ari guhunyirukana mu nzu ubu ndabigenza nte? Akone hari ikintu ngiye n'ubu ngubu ntumva pe gese numva ukuntu umugore w'umugabo wubatse ubana n'umugabo we utinyuka ukaza ngo uratwitinda yanjye ntabwo mbihakana pe urabonanye rwose, ariko ntago nanjye natanizera ngo iyo nda ni iyanjye kwita y'umugabo wawe Gahuru. Rahuru kuva wa munsi Gahuru yadufata yahise afatira imyanzuro kugeza na n'uyu munsi ntago turongera kubonana. None urumva ndi bubigenze gute? Ikindi none ndire ntekereza nitonze narebye bira bintu byabaye ubu nicaye mu nzu ako kanya wenda harimo n'agacupa da byo byashoboka Gahuru ako kanya wakabaraje yanyuze hehe yagize ate hari bira bintu ko nabibonye rwose bisa nk'ibintu mwapanze pe. Niyo mpamvu rero rwose sinajya wongera ngo guhana cyangwa niki sha ibintu byawe oya Rahuru ugomba kumfasha Rahuru mbabarira Rahuru nyumve. Umva mada sobanura neza kuko wambwiraga kuri telefone nkumva ntabyumva neza. Muyobozi nyine Rahuru bamufatiye kwa Gahuru aryamanye n'umugore we mu buriri bwe. Gahuru yasanze Rahuru mu buriri bwe cye ni ya mitwe ya Gahuru dore ko akunda no kubeshya buri gihe. Oya ntago ari ya mitwe ya Gahuru kugeza kuri iyi saha Rahuru yacitse mu rugo iwanjye asigaye agenda bebera. None si byashake byo numvishe byo byaje bite bihuriye he n'ibyo ngibyo? Nyine Rahuru akimara gufatirwa kwa Gahuru aryamanye n'umugore we. Rahuru bwahise asinya sheke y'amafaranga miliyoni 18 ngo zo kumuhoza agahinda. Ariko se zo kumuhoza agahinda se Gahuru ni umucamanza n'urukiko ibyo byo kumuhoza agahinda ni ibyiki? None si byo numva by'impapuro byo kandi nayo kuba zisinyemo byo ni ibiki byaje biti? Ibyo by'impapuro baragiye baricara
bakora inyandiko mpimbano, yewe nanjye ubwanjye baransinyira kugira Gahuru akunde yegukana inzu yanjye. umva mada, nimba harimo iby'impapuro mpimbano Gahura ke karabaye, ngiye guhamagara polisi, reka tugende, nitugeraho nkasanga harimo impapuro mpimbano Gahura aragera muri ribu.